mwese mbasabe mu cyubahiro cyanyu, ushoboye guhaguruka gatoya ahaguruke, dushobore gushima Imana twinjira mu ijambo ry'Imana. Wowe ntumeze nk'abantu, kubaho ni nawo mutahe wa mbere tuzendana mu buzima. Amagara aduhesha ibyiringiro by'ejo hazaza. Nagiriwe amahirwe yo guhagarara muri iki kibanza, nari nsabye ngo amavuta ava mu ijuru abane nanjye. Ijambo ryose risohoka mu kanwa kanjye riherekezwe na Mwuka Wera. Abahanga mu isi bariwe n'inzara, bashaka umuti watuma inzara itazongera kuba mu isi, ariko byarabagoye. N'uyu munsi ntibarabigeraho. Icyo cyatumye Abanyamerika bakoze saradine, n'Abarundi bakora uburobe, n'Abakongomani bakora igikwanga, Abanyakenya bakora kideri, Abagande bakora amatoke, natwe Abanyarwanda tugira impungure tugaburira abafunze. Nicyo gituma batishwe n'inzara. Abo ni abantu. Inyamaswa nazo zibirenze zita abantu badusubije ubwenge. Ikimonyo kiga guhumeka mu gihe cy'izuba, kuko kizi ko imvura nigwa kitazabona aho guhahira. Kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Mwese mbasabe mu cyubahiro cyanyu, ushoboye guhaguruka gatoya ahaguruke, dushobore gushima Imana twinjira mu ijambo ry'Imana. Wowe ntumeze nk'abantu, kubaho ni nawo mutahe wa mbere tuzendana mu buzima. Amagara aduhesha ibyiringiro by'ejo hazaza. Nagiriwe amahirwe yo guhagarara muri iki kibanza, nari nsabye ngo amavuta ava mu ijuru abane nanjye. Ijambo ryose risohoka mu kanwa kanjye riherekezwe na Mwuka Wera. Abahanga mu isi bariwe n'inzara, bashaka umuti watuma inzara itazongera kuba mu isi, ariko byarabagoye. N'uyu munsi ntibarabigeraho. Icyo cyatumye Abanyamerika bakoze saradine, n'Abarundi bakora uburobe, n'Abakongomani bakora igikwanga, Abanyakenya bakora kideri, Abagande bakora amatoke, natwe Abanyarwanda tugira impungure tugaburira abafunze. Nicyo gituma batishwe n'inzara. Abo ni abantu. Inyamaswa nazo zibirenze zita abantu badusubije ubwenge. Ikimonyo kiga guhumeka mu gihe cy'izuba, kuko kizi ko imvura nigwa kitazabona aho guhahira. Kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen. Murashobora kwicara.
ariko jewe ndumva ntaza kubishobora, ahubwo reka nje aho umwuka yanyerekeje. Nzanye topic ivuga ngo ukeneye amahirwe ya kabiri. You need the second chance in your life. Reka twihute dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 11 umurongo wa 44. Yesu aduhana umugisha. Let's go to read the book of John chapter 11 verse 44. Uwamupfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Amen. I repeat again. Uwamupfuye arasohoka azingazingiwe mu myenda, amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he. Yesu arababwira ati nimumuhambure mumureke agende. Amen. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Rimwe Yesu arasoma ibitekerezo byawe ndetse n'ibyanze, kandi Yesu atugorera kure harenze kubyibwira. Mu bitangaza byinshi yakoze kavuge mu bibi. Icyambere niwe mugabo washoboye gupfa arazuka ntawe umusengere, ntawe uhanuye, ntawe uririnze. Bisobanuye ngo icyawe cyapfuye Yesu aracyafite ubushobozi bwo kongera kukizura kikabaho. Icya kabiri wabaye superstar. Tugira abantu bagira icyo bita powerful, ariko hejuru ya power hari icyo bita authority. Oh my goodness. Hejuru y'imbaraga hari ubushobozi. Uyu niwe muntu washoboye kuvuga ivugabutumwa ari umusore agaherekezwa n'abagabo inyuma ye. Ntabwo bagendanye na Yesu kubera ko bashaka kujya mu ijuru. Hari uwo waba afite icyifuzo cyo gupfa nonaha ngo turebe ubugingo agenda amahoro, ubu nta wundi burongo. Ibisubizo by'ibibazo bari bafite. Uwa mbere we yavuze ati Yesu njyewe narize cyane, mfite ubwenge bwiyamenya, abantu bose bampaye akazi bampa akazi nakwiriye, urabona nkwiye mushahara ni akahe kazi kantoshe? Yesu aramubwira ngo kuba ufite ubwenge bw'isi ntibihagije, ahubwo kuva mu cyaha. Undi nawe araza aramubwira atoya umuyobozi, mfite bakuru banjye 3 barongoye umugore umwe kandi mwiza. Uwa mbere arapfa arongorwa n'umukurikiye, nanjye ndashyikirwa. Nitwagera mu ijuru azaba umugore wanjye. Ijuru mwazi abagore n'abagabo bizahaye. Njyewe mfite ibibazo by'intutuwe. Ati Yesu njyewe yakora n'ifite ikibazo kubaza. Ndashaka umbwire uritegereje ubona nkwiye kuyobora intara zingana zite ko maze kwiga bizefatu nakuri muri kumwe. Reka mvuye aho ngaruke gakondo muri Bibiliya. Bibiliya ngo n'abahanga b'isi baza umugozi watemye isi utuye. Uyu ni Yesu uvuga. Gira mugenzi wanjye umunsi banyesha ariko uyu munsi niyo. Inkuru nyinshi ariko none nicyo. Ku bantu bakunda ubusutwa, iyo umuntu akuzanye inkuru agateka ndambura agatebe ndahimve neza. Hari izo wumva zikagukomeretsa, ariko uyu munsi ikomere ibikomere wakomeretse. Ndacyari kuri Yesu. Ngo avuye i Kaperinawumu ari kuja i Nayotiramu, yaciye mu ibarabara rinini, ngo ariko hafi aho hari ahantu bajugunya abantu batawe, imfubyi, abanuka igikara,
abatagira aho kuba, abarwaye ababenze, abarwaye bakabura ababavuza, bose ngo hariho agakaritsiye cyangwa se agasanzwe bicaragamo. Abafaransa baravuga ngo après la rapport et la souffrance de mélancolique, voici le résultat de ton avenir. Nubwo wakomeretse cyane ariko ahazaza hari mu biganza by'Imana ho ngo arangije kunyura muri aka kayira gato. Abigishwa gatoya ngwino tunyure mu ibarabara hava hari abantu bagoye Yesu n'imbabazi zigira, tuhageze bahatinda ngaha arababwira ngo ya reka tuhanyure kuko nabo ni urubyaro rwa Aburahamu. Sinatawe kandi sinibagiranye, sinahisemo kuba umukene, hoya sinahisemo gusa uko ndi, hoya w'imvuma ubera ifaranga, hoya w'imvuma mfite data, isoko yanjye naho yatoramye, mfite Yesu azabindi. Abona kubakora haza gutwara umwanya munini, ategeka izuba rirava, abwira Petero ati nturengana, ari igicucu cyawe kinyura, buri wese arakira igitangaza cye, ntabwo ari ngombwa kugukoreho, ahubwo ijambo rigusange rigukize ryongere rikubohore, kuko uyu Yesu tuvuga niwo muri pashe, niwo muri peza, niwo muri fitiri. Oh haleluya! Ubwo kanya igicucu gikozeho akakira ubuzima. Ubwo igicucu rero ni ikigore n'iki, uwo gikozeho gusa akakira. Biragututi Yesu urabereye isoni, urabereye Yesu urabereye isoni, urabereye isoni papa, urabereye. Haleluya! ntabwo ari ngombwa ngo tuvuge baremerera meditasi ngo kimwe baradagisengura ngo urapfa biravuze oya. N'inzira nazi, there is a second chance in your life. Haracyari amahirwe ya kabiri mu buzima bwawe, kandi ndavuze umusaraba bikora. Haleluya! 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 Icyanyuma gato ngo bakivaho, Yesu ahura n'umudamu w'umupingaji, aravuga ati twumvishe inkuru zawe kandi uracyari muto, ibyo bakuvugaho ntusa nabyo. Uyu mudamu aramupinga aravuga ati yewe ku myaka 33 ufite, murabizi ko ari Yesu afite. Ndashaka tubanze tuganire deep, twinjire ndani mu kinyarwanda cyiza. Ndabona abantu badusesereza ngo mbabarire sinshaka kwinjira mu buzima bwawe, bari kureka ngo baze wagezeho kare. Umudamu nawe aravuga ati reka njye ndinjirayo, wakuze wambaye inkweto imwe nk'iy'abamuzirima no guhindura. Icya kabiri wambara ikanzu kandi uri umusore. Gatatu ubwanwa bwawe ntujye ubwogoshesha wagira ngo ntuzaho sariri, kandi n'uyu musatsi wambara uragucanga. Tujya tumenya kuri umugore kuri umugabo twarayoboye. Ikindi kituyobora ntituhindure umwenda, wambarira he. Gatatu imyaka 33 nta kirahina, ubu rero hagezweho gato nta kageto, utarasaba, nta fiyanse, uri muto tureshya. Njyewe narakwihereje niko abaturage bajya bavuga, narakwitegereje nsanga unesco. Ati rero nirusha ndashaka njyewe nawe rero turebe kuvugisha ukuri. Kuko uwo mubyeyi yari afite umwana amupfundikira mu ruhonga, abwira Yesu ati ngaho bavuga akubeshyira muri umuhanuzi ifunguro hariya harimo iki.
Yesu aramubwira ati harimo icyo ushaka. Mudamu ati sinakubwiye ko nta mwuka w'Imana ugira. Epfo bajyaga baturisha ngo umuhanuzi wahe hariya hatindikije n'umwanda, niyo mpamvu bapfundikije igitebo ngo amasazi atagitungukira. Yesu ati kubivuze n'ibyo ni umwanda uriyo kandi mvuze amabyi ubwo murambwira ibuye. Mbere umupasiteri udasoma Ezekiyeli 4:15 hava ngo dore amabyi abantu bagutayeho Uwiteka aragukwiye. Ntabwo ari ibyo wanditse. Amen. Ati wa mudamu mu buri gitonga ngo atore umwana we asanga umwana yavutse umwana. Ati Yesu umwana wa Dawidi nakwibezeho. Vuga ngo abantu bagabibesha kuri Imana yacu. Ayisarenda ndakwinginze, yari umwana wari urimo nari ndi kumutesitinga ariko mbabarira umwana wanjye asubire mu buzima. Haleluya. Uyu mwami waje ntabwo bajya banyerera ngo bamugeho. Oya, urahura nawe. Turamugenza ngo turahura nawe, turahura na Yesu. Uhura nawe, urahura nawe. Nari ngiri kuri Yesu. Hari njya muvuga kumva nasimbuka kumurya neza. Ata unabariki umaze kwenda Mungu wangu, unabariki umaze kwenda Mungu wangu. Maisha ni magumu, sogelea Mungu. Wewe ukibarikiwa kumbuka na wengine. Ndoa ikiutika usizarau wengine. Unabariki unazopenda Mungu wangu wewe. Unabariki unazopenda Mungu wangu. Haleluya. Iyo Imana mbwirwa amateka yanze nawe, oya ni ukuri yari kuba yaratwibagiwe, ariko itanga umugisha uko ubishaka. Wowe nukora bigacamo ntutume, itanga umugisha igihe yabishakiye, ariko uyu munsi uhure nawe kandi gutabara mu izina rya Yesu. Reka nongere mu ijambo Imana ihabwe umugisha. Lazaro nibajije ikibazo kimwe. Abiga abaheruka ku ishuri uretse mbere ngo wavuyemo kera, Lazaro c'est un nom propre, il n'y en a de nom commun. Lazaro ni izina rusange, ntabwo ari izina bwite. Yesu agera ku gituro aravuga ngo Lazaro sohoka mu gituro. Hari harapfuye umuntu witwa Lazaro niwe wenyine mu gihugu. Kuki hatazindutse ba Lazaro bavenge? Haleluya. Kuki hatazindutse ba Lazaro batatu ngo tubabone bacukumbutse mu butaka bazamutse? Wibaze ko ariwe witwa Rufosi wenyine muri iki gihugu cyangwa muri Kamere? Ese niwe witwa Manuel wenyine? Hari n'abandi. Ariko dore umuntu wazutse Yesu yabanje atanga details. Haleluya. Yabanje atanga detail y'umuntu wapfuye ugomba kuzuka. Aravuga ngo uwari upfuye ahamirijwe amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso he, nibamuhambire bamureke akiruke. Muri Bibiliya y'Icyongereza aravuga ngo, reka njye kuhasoma ndakubeshya. Haleluya. Amen. Muri Bibiliya y'Icyongereza umva ukuntu bavuga. Harambwira ngo you feel freedom. Mbega niyumvane kubohoka. Amen. Haleluya. Niba Bibiliya yavuze ngo you are free, freedom, niyumvane kubohoka, uyu munsi ntihagire ikintu kikuboha. Niyumvane kubohoka mu izina rya Yesu. Reka nihute. Lazaro yahuye na Yesu ate kugeza ubwo Yesu amenya detaye z'urupfu kandi atari ahari, agatanga itegeko hakazuka umuntu umwe, harapfuye abarenze 1000. Amina.
ntahanure muri Sitini agahanura muri Teza, kuko Bibiliya ivuga ngo uyu munsi Imana yagutabara. Yosuwa 3:7 ho haravuga ngo uyu munsi Uwiteka aratangira kugukuza mu maso y'Abisiraheli bose. ariko kera neza ngo turi mu gihe cy'indi kugira ngo ngo today from today uyu munsi Uwiteka agukuze mu izina rya Yesu, kugeza ubwo Yesu ahanura ibintu biri irijanse bigakora, kugeza ubwo Yesu ahanura uyu munsi ibintu bitarapakana. nawe Esiteri 9 yaravuze ngo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka witwa Adari, w'itegeko n'iteka ry'umwami ryenda gusohozwa, ngo nibwo abanzi b'Abayuda bibwiraga ko bagiye kubaguraho ububasha. Ijambo rifite imbaraga biravuga ariko bigira ute birahinduka. Lazaro igihe yamenyaga ko Yesu ashoboye, connaissance cyangwa se connection yayikuye kuri mushiki we witwaga Mariya. Notabe Bibiliya ivuga ba Mariya babiri, hari Mariya nyina wa Yesu, hakaba na Mariya Magadara wari utuye ku musozi witwa Marimari, akaba yarakoraga akazi k'uburaya. Hakaba na Yesu, hakaba na Mariya nyina wa Yesu. Ndaza kuguha dusura yaba muri iki gihe rero hariho abasitari batatu gusa muri karitsiye. Uwa mbere yitwaga Simoni, umutoza w'ikoro cyangwa muri Rwanda Revenue. uyu mugabo yarenganyaga umupfu n'ubuzima, abantu bose bari bamuzi ko kundi faranga kurusha shitani na shitaniye. muri iyi minsi muri kubona ko ifaranga ryabuze, ariko mu byihoro shitani araza kurinya ngo niwe warifatiriye ararirekura. arangije aragenda asanga umugabo witwa Simoni. Mwuka w'Imana muzamo amutegeka kujya gusura, yarasuye se n'inshuti ze, ariyemera ati muri iyi karitsiye hari undi muntu uri kurusha ipeta kandi yitwa Yesu, ndashaka kumurarika. Kumbi hari undi witwaga Superstar nawe witwaga Mariya w'Indaya, nawe bamenya ko Yesu yinjiye kwa Simoni. aravuga ati uko nzi Yesu nababarira Simoni munyabyaha, nanjye aragira imbabazi, reka musangeyo kama mbaye. Mariya ngo ahagere Simoni aramusuzugura, ariko kuko Mariya ari employee. Reka mbahe example, hari umuntu wigeze agira umu-exe. ubu ko mbivuze mu rusengero mwavuga ati ariko bashishe. Hari wagize umu-exe muri mwebwe ukamwanga ukarongora ukagira umugore. Inshuti nubwo umugore yaba ari ikizubazuba, ari ikidomange, ari ikizungerezi, ari igitomati, ari igishu, ugahura n'umu-ex, waba wambaye ikoti ry'umweru, waba wambaye karuvati, baba bavuga kuri bishop, baba bavuga kuri representare sha umu-ex ujya kumva ariko uri kumva bijyashye ubwo so umugore wawe utahindukiye usubize bari employee. nta mu-ex ugira isoni, nta mu-ex utinya, agucakira uko umeze. mwebwe ndabona bitarabaho ntacyo ntibikakubeho. Mariya yasererekeje Simoni, aravuga ati Simoni ukuntu umwitegereza urasa n'ufite agasuzuguro, ariko ikintu kinzanye aha ntabwo ari isamaki, kuko jewe nakundanye n'abagabo benshi narazihazi. Ntabwo ari inkoko inzanye aha, narazibunye nyinshi. Namenye umuntu uri muri iyi nzu witwa Yesu Kristo w'i Nazareti, niwe unzanye nawe weho untange aha mu mwanya mwegeye. Nibwo Yesu yagize ati Mariya yegereye Yesu, arangije agira kibitetse, arangije ararira. Iri jambo icyo risobanura abapantekote wese mumfashe, ijambo kurira
no gufata umusatsi what meaning birasobanura iki? Dufite ikibazo cy'uko dufite abantu basigaye bihana bakanuye bameze batya, ukibaza umuntu arihana ukagira ngo ari joking yaje mu kabyiniro, nta muntu ufite emotion, nta muntu ubabajwe n'icyaha, abantu bose barihana uko babishatse. Niyo mpamvu nta mbabazi abantu tukigira, dusigaye tugenda twiremesheje mu mutima ngo narababajwe, kuko ibyaha byarakunukanye n'Imana irakureba ukabona umwuka gusiga ku birenge bya Yesu. Yavuga ngo password umucakura ubwiza bwanjye bwose buzagukorera. Ndagira ibibazo bibiri nibaza. Akabari keza gatanga inzoga abantu bagasinda abandi bakanyara mwako kabari, uba waserevwe n'umukobwa mwiza, kandi ndabasabye muri iyi minsi noneho wagira ngo Imana iri kurema ikabanza igahera ku wa mbere gusirema, ku wa gatandatu ikabihibagiwe. Twari dufite ikibazo ubundi, hari abagore usanga bameze gutya nk'abagabo, ubundi umugore abagomba kuba ateye atyo, hari ibintu biremereye hano, hari n'ibindi biremereye hano, ariko muri iyi minsi kubera imirimo arahagaze aragenda akavuga ati uyu ni umugabo n'umugore. Biramugenze ngo rataboneze iti rero mu mahoteli n'utubari usanga hateretsemo abana beza bageretse, ariko warebwamo amabwa bafite ukavuga ati kumara abantu nibaza bakaririmba. Wajya muri hoteli ukareba ukuntu birirwa biranguza kumara abantu baba protokole beza, uzi ukuntu akabari gafite abakobwa beza kinjiza amafaranga menshi. Erega bacuruza kabiri, bacuruza inzoga, nawe ni igicuruzwa batarangura kibazanira abakiriya. Muze gukorera Imana ariko uze mubona ntari mwiza. Oh my goodness, ubona ntari mwiza, nawe mwiza ntabwo dukorera Imana. Rero ntabwo Imana ikoresha abaswa n'abantu babi, n'abeza barahari bakorera Imana kandi bafite n'ubwenge. Imana ibakore umugisha. Mariya ngo amare kwakira agakiza arataha, yinjirwa niho abapantekote bakuye muri iyi ivuga ngo ni Yesu wangize kuba umuvandimwe we, Imana ishimwe cyane. Ni Mariya wateye iyo ndirimbo, ayitera yinjira mu rugo iwabo kuko ntiyaharaga, ahasanga Marita na Lazaro. Lazaro amureba mbere, akingura idirishya ngo amenye umuvugabutumwa wanditse muri karitsiye, asanga ni mushiki we. Aramubaza ati wafashwe gute ko wari utubuze uturirimbo za ndirimbo za gutya na gutya, zamanuka zagaruka wihaje, byagenze biti umunsi wahuye n'uburokore noneho niyo mwaryamanye? Mariya atoya nahuye nawe. Lazaro atari konde nahuye nawe. Badusobanurira what means the name of untouchable, niyo wabukoze, niyo mwahuye. Uye ni Yesu Kristo w'i Nazareti. Lazaro nawe arakamenya ate, aza kumureba. Kankatema nihute ngo Lazaro agezeyo asanga Yesu arasohotse kwa Simoni, abigishwa bigendeye kuko bari bamaze iminsi bivungura ko nta kintu abamarira. Igitabo cyerekeza ku bapasitori gusa, kandi nabo bemera akanyama. Biramugenze ngo duhamagara pasiteri tugasangira akanyama. Muzi ko hari dosiye zidasaba ibisobanuro, zisaba kugura n'ibyo gusa. Hari abadayimoni bicwa no kurya gusa. Oh my goodness. Umuntu ugiye gusaba akazi ku muntu ukomeye bamutumira ati duhure, nibaguha inkoko ebyiri hariya, bagukubita icyo kunywa, nurangiza dosiye usigataka kanze kureba ukuntu kazinyira. Watonze rero nk'amezi 10 yaranze kubasinya, ariko kubera iyo nkoko gusa urakamusigira mu gitondo ati ngwino dore ka kamba karangije. Hari abadayimoni bicwa n'ibigiro. Rero niba utaraga neza reka kwiyahuza amazi, jya ufite ku nzoka. Hari abantu turi kubona b'inzira muri iyi minsi, ari kurongorwa yajya mu bakagutumira ngo uzaze nkomeze, Imana yari yarabitubwiye.
wagera ugasanga hatambitse amasorori kuva hano kugera kuri iyo miryango, watangira kwarura ugasanga hari ibirayi bibiri, udushyimbo tubiri, hano hasizemo utudagara twa desa, kandi muratuhuriraho niba abantu 10, ukibaza utabikora ubikora ibiryo iyo bisuka mu isorori rimwe bizangucamo kugira ngo wakwiyemere ko yabuze ibisorori. abo ni inzira dufite muri iyi minsi, ariko inama nakugira niba wumva ufite inzara yo mu maraso, ugire wawe usukeyo ubirye ubuzima wice abyibuhe abyime atobote bikenewe kuko bibakumira. abakire bo banywa kawe kangana gatya kinezero nta stress afite, wowe ukeneye kunywa litiro kimwe cyose cyose kugira ngo ubone imbaraga zo guhinga. Mani bambere umugisha ibyo bintu by'udusahani duto duto tumwe tungana gutya, umuntu akakuzana agasanga yawe icapati bamukora y'isahani yashyiraho ibiryo bikaba bizuye, wakwitaho ifusho kigahita igerayo kifufuye twaponi kiramuneza ngo zite sahani za kera zari za nazi. Urabwira umusore ati mugore wihaye amazi ateseke mu mada yashobora, imaze umusore w'imyaka 25 utakiterura imasi y'amazi mu nda yawe y'idushe, kandi buri musore agikiza amazi. Reka twihute dusenga amasaha aduciye. Amen. Marabisubije mu izina rya Yesu. Nakubonye Yesu agumugisha. Amen. Zikame. Abafaransa bavuga ngo donne. Give me and give to you. Niyo mpaye maze rekamuye. Iyiranje nawe umugisha ufite. Ukuremo n'abandi nk'indi umusitari, njye mwenda n'ababigishwa cyangwa bavuga bagenda. Ariko ahantu mwamvije nk'iminota 3 nkagaruka inyuma nkababwira igituma Yesu yagize intumwa 12 z'abakire gusa. Impamvu Yesu yagize intumwa 12 z'abakire gusa mu gihugu n'abisi, hakavamo umugabo umwe witwaga Yuda niwe wari warize bati cyangwa se probability koramo ntabwo muzi igituma tutagira abasekreteri b'abagabo. Umugabo umusize mu mafaranga ayatunga yose, ariko umugore umusize mu mafaranga yibamo 5, niyo mukanze arayagarukana. Niyo mpamvu ntabakunda buri babagabo tugira naho byaturutse kwa Yuda. Yuda nawe niwe wari warize mate kandi niwe wari waravukiye mu mujyi, wenda reka kuvuga hano Rusizi, niwe wavukaga muri city, yari azi fane y'amafaranga icyo aricyo, niwe rero wabikaga ifaranga. Yesu kwiyemereza abakire yari ari muri proje yo gukuraho umuntu wamubyaye igisuzumiro. Utigute Mariya yaramubyaye mu myaka 12 Yesu abagiye kuvuga atuyavuga kumubona. Abantu baravuga ati wabyaye ikinyenda kandi n'ubwo mwana wabyaye ntacyo kumariye. Amakwe yaba ntibamugire marene kuko nta modoka agira, yajya mu bukwe akicara rimwe. Abantu bavumbura ko Yesu Mariya yabyaye umwana w'umukire uziranye n'abandi bakire, batumira Yesu mu bukwe ariko baca kuri Mariya nyina, baravuga ati turagutumira mu bukwe ariko muze bagenda umuhungu wawe. Ubundi si urukundo bari bakunze Mariya, ahubwo yari target yo kuviza amafaranga kuri Matayo na Baruka na Mariko n'abamina. Mariya nawe abwira umuhungu ati bagutumiye kandi uzaze tujyane. Umuhungu nawe ati uzaze. Mariya ajya mu bukwe mbere, umuhungu ahagera nyuma izo kunywa no kuza byarangiye. Mariya agize ati umuhungu wanjye n'aba bagabo mugenda n'abakire koko ikimwaro na bimwe bifite rero ndagikwiza he. Yesu aragateka hari icyo nza gukora mama, abaturira vume. Niyo mpamvu mu masengesho yose gusenga ubukwe n'urupfu ntabwo bijya biba amafaranga uretse ubwenge. Ndagasubiyemo ubukwe n'urupfu nushaka ubitagize nta n'igiceri buraba, ntabwo bijya bibura abantu babishyigikiye. Ibyo rero ntabwo bisaba amasengesho y'ubutayu n'ay'ukubagabo. Amasengesho usabwa nayo kumenya uwo muzubakana gusa. Ngo ako kanya birangiye Yesu arabitura abantu bose kuva umunsi
ubukwe bwose bwabaga mu ntara no muri karitsiye baheraga kuri Mariya kugira ngo ibyo kurya no kunywa bishize ahamagara ihereye atuye agasuzuguro karakagize ute kararangiye niho ndikora zawe mbabarira nkorera ako kantu urabona nta bintu byakunaniye ujya uzura abapfuye umwana wo kwa Yairo ejo bundi narabyumvishe ejo bundi ngo yatwara abantu ku nyanja n'imirabura yihagarika ubwo se kungira umusitari na sakantu toto ntabwo kakunaniye mani bavuganye nk'abasore nyine yego rata amen ako kantu kangira ako kajeste nanjye nkamenyekana aricyo bigutwaye Yesu ati nakukubona ati nakuvuma ibindi izinafu atoke ndakemeye Lazaro ataha urongeye kujya ngwerekeza mu ivugabutumwa umuriro wake umuriro ubyuto wake Yesu ati ngo tugende kuwa gatandatu barazarabwira famiye n'umunsi utarazitumira tumva Yesu azaza kungira umusitari hano muzaze ndabatumiye ndemeze Yesu ngo umunsi wo kuza kuwa gatandatu ateza ibitotsi mu bantu bose barasinzira n'abandi barabyibagirwa yageze kwa Lazaro asanga nta muntu n'umwe uhari asanga Lazaro yabyibushye iyo umuntu yirakaje mvuga ko yabyibushye sa gahunda kwibyibushye uko bishakiye asanga Lazaro yabyibushye yabyimbabyimvye Yesu atese ko promesse naguhaye nayishikanye nkaba nashitse habaye iki ko Lazaro tushinyaterana use n'ubimene ko kuzira ko nashakaga ko abantu bazajya bandinya ko tuzira ubona hari no guha Yesu atari ko nasoje ideni ryawe ubwo nta rubanza dufitanye Lazaro tutagutumuka nyine nawacu ariko simbona no kujya mu murimo wawe abo rero turafite mu rusengero asenga umwaka umwe yabona ntibikunze ati Mana barabeshya n'iwacu nta mwuka w'Imana uhari basi reka mbyemere kwa rusengero nta uhari nta kibazo umurimo w'Imana ni w'intwarane ntarizananiwe hashira iminsi ngaho 3 abarapfuye nicyo cyatumye Yesu ahindukira reka nicire finali rero Yesu mukuza kuzura Lazaro rero ikintu cya mbere yakoze yahereye kuri wa musozi witwaga Magadara mushiki wa Lazaro yasambaniragaho arahanyura kuko bari bagiye gushyingura Lazaro basanga Yesu yaje kandi Mariya nawe yari abacitseho atakiriwa bavuga ko si wa mugabo wese kunze wa musore kuki ataje kumuhambira musaza wawe Yesu aje kuzura Lazaro niho yahereye imbere abigishwa 12 inyuma ndabamena zangaya zibaziramurongo utoye isuka utoye umupanga utoye ikiriko utoye ibindo utoye ifurusheti utoye ibiye atubwira wa musikuro amuzi hano amen icyo mpamvu y'umwami baguseka ari agakundi gatoya bagatera haleluya n'amashimwe ari benshi babishaka batanabishaka kubera igitsure cya bagenzi babo zirakorana z'umuvugo ahantu banyuze ngo bumva umuririmbyi abantu bose barashika muri karitsiye baramukurikira ngo n'abahanze Lazaro nabo baraza bateshyira umugabo w'umushinyaguzi ari kujyahe ntabwo nze gutinda aho reka mbere aho yageze kumva reka simbuka abantu bigatoroshye tuzamura akaboko turebe ijambo rito muri Bibiliya rivuga ngo Yesu ararira aha Imana iramurisha n'abasomyi beza niryo jambo rito rivuga ngo Yesu agira ate rihehe kwa Lazaro ubwo butaha nawe wayigize no kutarishe ubwo turoje nawe urangije ntaze biri kukubesha ngo nta turoje kuri wayigize abagiye kwiga barituzaniye ubwo natwe yinjiye amen Yesu wagera ku gituro ararira kamanze mwinjire kiturisha ikintu cyatumye Yesu yarize akamagirire Lazaro niwe bari generation imwe na Yesu it's the same generation baranganaga mu myaka n'amatayi icyatumye rero Yesu yarize Lazaro niwe watanze ishusho igishushanyo mbonera cy'urupfu Yesu azapfa amen amen ndashaka kukwibutsa ijambo ntabwo Imana ishobora kuguha ikintu utazi Imana iguha ikintu cyiza wabonye ukagisengera niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo aho mugera mukahakunda muhaboheze
hazaba hari. Niba hano dusengera Muhanga ntabwo hazaba hari, hazaharirwa. Agerekaho isengesho. Bibiliya itubwira amasengesho 5. Wowe uza ngaho. Aha, reka nihute. Bibiliya ivuga amasengesho angahe? Wowe uza ngaho. Rimwe. Irya mbere ngo data wa twese uri mu ijuru andika vino. Irya kabiri ni iry'umufarisayo andika turi kujyana. Wavuze ngo Mana njyewe sinsenga nk'aba. Urakoze. Irya gatatu ingoma za mbere n'ice 9 kwa Yabesi. Amen. Amen. Irya kane ibyo Eliya yasenze ari kumwe n'abahanuzi. Irya gatanu haleluya. Irya gatanu haleluya nibyo Yesu yasenze ari ku ntwara zawe. Ariko ngo Mana ndabizi kutuye umumva, ngo ariko kubwaba abantu bangoshe azabasohokere mu gituro. Uyu munsi turasenga isengesho riri emergency. Bizaba igisubizo cyihuse. Amen. Nibyo tugiye gusenga. Yesu arahamagara ati abantu bazi ko bamanuye Lazaro mu gituro bari he? Abagabo ati turaha turebe icyo tugira kandi n'ibihimba nawe uramukurikira turahari. Yesu ati mumanuke. Baramanuka. Bati ndavuze ngo ni guhambura amaguru n'amaboko n'igitambaro gipfutse mu maso ye. Muje kumfasha ivuga butumwa muhaguruke. Icyambere kanihute kugira ngo ntushobora gutwara imodoka utagira amaguru. Ntushobora gutembera isi yose nta maguru ufite. Umuntu wese wagize uruhare mu kuzinga amaguru yawe agatuma iterambere zawe ritongera kuavansa. Uyu munsi ugira ngo ndekura amaguru yanjye aho hakamizina byaje. Petero na Simoni abitabo wa Neriki risobanura ngo n'abana b'inkuba. Amen. Mu byanditswe Yohana hakavuga ngo abo bana b'inkuba yabaye ubushobozi n'ububasha. Ngo iyo umuntu ashatse kubagirira nabi umuriro uturuka mu kanwa kabo ugatwika abanzi babo. Hagira umuriro uturuka mu kanwa kawe utwika umwanzi waziritse amaguru yawe agatuma ibintu byawe bitavansa. Hanurira amaguru yawe ngo amaguru yanjye uzagera kure. Imana kuko umugisha w'Imana uri ku buzima bwaje. Cyangwa amaguru yanjye we vyama heza, icara heza, tura heza, kandi ugira adresi mu izina rya Yesu. Umuntu wese ushobora kontra cyangwa ubara amafaranga muri mwe hari ujya barisha amafaranga amaguru muyabarisha amaboko. Imana ihambura ibiganza byawe. Ndashaka kwatura esprit de millionnaire ku buzima bwawe. Urumva bifite amatwi no kumva wariremwe. Amafaranga arumva tugiye kuyahamagara. Imana yambika amababa aguruka mu biganza byawe kandi nahagera ukorana alliance nayo nutuma amafaranga b'amashiki mugumane mu izina rya Yesu. Ibiganza byawe bitunga amafaranga. Bibiliya inyita ifeza. Mu Rwanda tuyita amafaranga. Imana itereka ifeza mu izina ryawe mu biganza byawe. Imana itereka ifeza mu biganza byawe. Mu mugisha Imana yahaye Aburahamu yamuhaye imuha n'uburambe yapfafite imyaka 325. Imuha no ku mafaranga imuha ku ifeza. Bibiliya ngo yamuhaye no ku izahabu. Nubabona izahabu ntiyakira n'abakire bose barayitunga. Yamugenze ngo ndacace mu izina rya Yesu. Yawe ndacace mu izina rya Yesu. Ifeza rimanuke mu biganza byawe. Imana itereka umugisha w'amafaranga mu izina rya Yesu mu biganza byawe. Umutima wo gusabiriza hakukino mu izina rya Yesu. Ibiganza byawe bitunga amafaranga. Imana irahamagara yandika amababa mu biganza byawe. Imana ikurinde ubukene mu izina rya Yesu. Wowe umukire, wowe uri bosi, esprit de millionnaire, wowe batabona ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Sindarangiza amaso yawe. Igitabo cy'Abaheburayo 2:1
misozi amaguru yozanye inkuru nziza akamamaza iby'amahoro ngo iri kuri mirimo yawe kuko umunyakiba atazongera kumenya iwawe amaso yawe abona ibirori amaso yawe abona ibyiza twasenze twagiye wa telefone jya wakira inkuru nziza inkuru z'incamugongo ndasanze mobile money umuyoboro wawe uri hano kuri telefone yanjye Airtel money umuyoboro uraha connection y'ijuru niwuze na telefone yanjye ubukene ndabuhanze nta mudayimoni wowe intoki kuvangirwa bijye kure umugisha w'Imana ukureho tugukomera amashyi y'ubuntu kuva gusura izina neza ijambo ryanyuma haleluya Yesu aravuga ngo nimuhambure mureke ndashaka utera intambwe umwuka w'ubukene umwuka w'ubuzerere umwirukane nimvuga umwuka w'ubuzerere Imana iguha aderesi nta kazi ugira nawe kubugira uracyakodesha Imana iguha aderesi tera intambwe binjira mu mugisha wawe abadayimoni nibakurekere mu izina rya Yesu abadayimoni nibakurekere mu izina rya Yesu abadayimoni nibakurekere mu izina rya Yesu akira aderesi mu izina rya Yesu akira akazi mu izina rya Yesu akira imikorere mizima mu izina rya Yesu akira parisere mu izina rya Yesu akira inzu yawe mu izina rya Yesu akira diplome yawe mu izina rya Yesu akira akazi mu izina rya Yesu akira umunezero wose mu izina rya Yesu akira kubohoka mu izina rya Yesu abarozi ntibazongere gufata ubuzima bwawe nibakurekere mu izina rya Yesu ufite amazina aba bantu bongere bakore bigenda neza bagiye bacirwa mu maso bitwa bazingawe bitwa amazina atandukanye ariko icyo mukundira papa ugitanga umugisha utitaye aho umuntu akomoka kandi uzi ukora kurusha uko tubyibwira ndatura amavuta amafaranga feva imbaraga mu izina rya Yesu byo batorera buri wese wamubyeyi Imana irambwira ngo nkubwire wowe Imana irambwira ngo iguhanaguye amarira ngo kandi nkubwire ngo ishuri wari uri kwiga rirarangiye rya Yesu wowe Imana irambwira ngo nkubwire ngo ngwino mu nzira uzire umutima wose ufashe igishoboka mu mbaraga zawe nta mafaranga bazaguca kuko ntayo ufite ariko ndashaka gusengera Imana ngo Imana iguhe muri twa turimo twawe duto dusuzuguritse tuvunanye dutwara imbaraga n'ibyuya yes Imana ikwibuke nawe ukunezeze Imana igukure kuri muntu ntabwo ari ukwiye kwasa ibiti by'abandi si ukwiye kwikorera ibyananiye amamodoka Imana ihindura amateka yawe Imana ihindura izabikoze kandi umunezero Imana irawutanga ndakwijeje ndashidikanya uyu mwaka warangiye Imana ikwibutse kandi ibintu bijyanye no korora byiteho uzakuzamuka niko Imana yambwiye amen kandi bakore bizere neza kuva uyu munsi nk'uko w'ikintu cy'itaha bakorera Imana bidasanzwe mu izina rya Yesu amen wanyuma ni umuntu ufite ikibazo cy'ideni n'uburwayi ngo musengere tugende ideni n'uburwayi turatira ubwinshi kuri aba bantu bafite umutima mwiza wo kubohoka ku cyaha cy'amadeni Mana ufungure umuryango kuri bo kandi umuntu wese urwaye tugura ngo ikiganza cy'ukwizera yakire kubohoka turatira imbabazi n'ubuntu bwawe umugisha w'Imana wabatanye nabo none n'ibintu bidashira mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti amen.